Uretse gukuramo iyi video guys, muhora muvuga ngo ibintu ngo ni scam, ngo scam ibintu byose mu mutwe wanyu hahoramo ibintu ngo ni scam. None guys, ibi nabyo ni scams. Iyi website nayibahayeho umunsi w'ejo ndi kuvuga ati muyitangire muyikoreshe, iri gutanga amafaranga murabihakana. Umuntu ushaka kureba link yo kwiyandikisha muri website urayisanga muri comment ya mbere. Ukimara kwiyandikisha muri iyi website bahita baguha welcome bonus y'ibihumbi 2800. Iyo umaze gukora investment uhita wemererwa kuyabikuza. Gusa nta muntu matiriza gushora, kandi iyi video igamije kwigisha, nta nyungu ndenga kamere igamije. Ni wowe wifatira icyemezo ugashora ko muno harimo product nyinshi ushobora kugura, aho ushobora kuza ukakanda hano handitse product. Ngiye kwereka uburyo ubikuza muri website. Numva ushaka kuyikoresha nawe uratangira uyikoresha. Urabona harimo product aho ushobora kugura product y'ibihumbi 10 ukarya ubikuza ibihumbi 2200 ya buri munsi, nk'uko uri kubibona kuri iyi screen. Aho ushobora gushora 5 bakajya baguha sense ya buri munsi, aho ushobora kumanuka hano iyi product ugushora 25 bakajya baguha 2750 ya buri munsi, nk'uko uri kuyibona kuri iyi page imeze ko nguko. Kandi ikizi ki website, iyo ugiye muri groupe yabo ukayijoininga, hari amasaha agera bagakanda, hari amasaha agera ushobora no kuyikora amafaranga ntagiro, hari amasaha agera bagashiramo code, iyo code uza ukayishira hano, iyo uje ukayipestingamo hano uhita uhabwa gift, ushobora gutsindiramo 200 cyangwa se ugatsindiramo 100, kugira ngo nabatindira akazi dutangire tubikuza, kugira ngo umenye ko iyi website yizewe kandi nawe washobora kuyitangira ukayikoreramo amafaranga. Reka nze, urabona ko dufite 2800. turaza dukande hano handitse withdraw. Abatararebye part 1, link ya part 1 urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Link ya part 1 na link yo kwiyandikisha urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Ugenda urebe uburyo bakoramo account. Urabona ko hano batubwira ngo minimum withdraw ni igihumbi. Withdraw ikogwa allowed between kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 1 z'umugoroba. Turaza hano dushiremo namba yacu dushaka kubikurizaho, hano dushiremo amazina abaruye kuri iyo namba. Urabona ko baradukata withdraw free, baradukata ibihumbi, baradukata 10% twa iyayo twabikuje. Urukona ko nitubikuza ibihumbi 2800 aratugeraho, baradukata 480 aratugeraho ari ibihumbi 4320. Hano rero icyo turakora, uraza ushake password. Hano password ushiramo ari kukubaza ni password wakoresheje winjira, nta password ya withdraw iri muno, ahubwo ni password ushiramo password wakoresheje wiyandikisha. Ukimara kubyuzamo gutya guys, uverifie neza ko hano amazina yawe ari ayanyayo, hano ntabwo ugiye kubikurizaho yuzuye. Hano uze upestingamo password wakoresheje winjira. Ukimara kubikora byose wamaze kuverifia ko ari byo, uraza ukande hano handitse withdraw. Ukimara gukanda withdraw, urabona ko withdraw yabaye submitted. Batubwiye ngo dutegereze bibe approved. Nituza hano muri record, hari umuntu wambajije muri comment ngo ese ngo kubikuza ngo ibiki n'ibiki, ngo kuko maze kubikuzamo inshuro nyinshi ngo ntago yaba imaze igihe kirekire. Nta gihe imaze igihe kirekire, yasohotse ejo, ahubwo nuko ari komisiyo umuntu aba yamaze kubikuza. Mo guys, rero urabona ko iyi website ari website nziza cyane yizewe. Urabona ko kanze nkwereka hano withdraw nagiye nkora zikaba completed. Urabona ko hano ejo nabikuje bikaba completed. Urabona ko na hano byabaye completed. Nje na hano muri SMS, nakwereka SMS. Dore ngizi, izi ni SMS. Ubona yuko iyo wabikuje hano akugeraho inyuma y'isaha, urategereza. Uko hano nituza hano muri withdraw, ndabiberekana uko nibagiye kubibereka. Hano nituza muri withdraw bakubwira ngo utegereza igihe kingana n'umunota umwe kugera ku saha. Ubwo iyo utegereje kugera kuva
igihe kingana n'umunota kugera ku saha katarakugeraho, wandikira serivisi ishinzwe abakozi. Icyo ukora nta kindi, uraza hano kuri iyi peji yanditseho mine, ngo ni iyawe, ukaza ugakanda hano handitse gusitamu serivisi. Iyo ufite ikibazo ukaza ugakanda hano handitse gusitamu serivisi. Ukimara gukanda hano handitse gusitamu serivisi, ushobora kubandikira kuri WhatsApp gurupe, cyangwa se ukandikira WhatsApp support n'ubufasha, cyangwa se ukanajoyininga gurupe yabo ya WhatsApp, ubundi ukarya wibonera na ziriya bonasi batanga, ko hari isaha igera bagatanga ntuza kode, izo kode wazipesitingamo ubundi ukabona welcome bonasi. Guys, nk'uko uri kubona iyi ni gurupe yabo, ushobora kuza ukayijoyininga ubundi nawe ugatangira ugakorera amafaranga muri iriya website. Wowe utararebye uburyo bakoramo rechange cyangwa se uburyo bakoramo account, nabyo nshobora kubikwereka muri iyi video, reka nze mbikwereke. Gusa byaba byiza kugira binakorohere, utajya wenda gufata umwanya wawe ujya kureba part 1 cyangwa se part 2. Kanze mbikwereke. Guys, wowe nta kindi urakora, ukimara gukanda kuri link ndaba nagushiye muri description cyangwa se muri comment ya mbere y'iyi video, urahita hano hambere urashiramo namba yawe uhereye kuri 7, hano hakabiri ushiramo password, gatatu uyiverifie. Hano haraba harimo code, nta kintu urahinduraho, nugira ikintu uhinduraho kuri iyo code, ubwo nyine nta bonasi uri bubone. Ukimara gukanda bino byose urabyuzamo neza. Namba ushobora icyo urakora, urashiramo namba ifite strong nyine, nawe urabyumva nyine. Sorry, password ifite strong nyine, password ifite imibare ifite ndetse n'amagambo. Ukimara kubikora byose urahita ukanda register. Ukimara kwiyandikisha ntabwo uhita ubona iriya bonasi, aho iriya bonasi ndakwereka uburyo uyibona muri video kuva itangiye kugeza irangiye. Icyo urakora rero nta kindi, ngenda akora hano, ndakanda hano handitse go login, kanda hano handitse go login bitewe n'uko nakozemo account. Kanda hano handitse go login, mite pasting mu password, mite nkanda hano handitse login, ntegereze akanya gato. Kimara kurebwa kuri page, uri kubona ko iyi ni iyindi account mfite muri iyi website nkoreshamo.